rero umuhinzi bari gutanga ibihari kandi n'ubundi ntabwo wakwa mani uri kakebye nta mafaranga Ladies and gentlemen, mumeze mute tugeze muri cya kiganiro cyacu cyitwa ukuri n'ukuye. Ukuri nuko ingingo yacu iravuga ati ese urukundo rw'ukuri ruracyabaho cyangwa nta rukibaho? Basigaye bagendera ku mitungo. Hano sindi njyenyine, ndi kumwe n'abandi bantu murabibona, ndi kumwe n'abatumirwa, ndi kumwe nande uri kumwe na Mr. IT Jacques agiye kutubwira ese urukundo rw'ukuri ruracyabaho cyangwa se urukundo rw'ukuri nta rukibaho. Reka ubundi turi kumwe Miss Coco. Ati ni Miss Coco. Abadukurikiye turi kumwe na Miss Coco na IT Jacques. Ese wowe udukurikiye urukundo rw'ukuri ubona rukibaho muri ino minsi cyangwa se nta rukibaho? Reka dutangirane na Jacques wowe ubibona ute amanza? By'ukuri urukundo rw'ukuri rubaho, yarubaho ibimenyetso byinshi birahari. Kera kuza n'urukundo rw'ukuri rubaho bya cyane. Ati Jacques ati urukundo rw'ukuri rubaho, ati babanye n'uvuga ati abigendera ku mafaranga, ati wapi urukundo rw'ukuri rubaho. Ubundi turi kumwe ni Miss Coco yagiye kutubwira ese uruhande rwe ni uruhe? Okay, murakoze. Njyewe uruhande rwanjye kamemu ntabwo wajya gushaka umuntu uciriritse hariya kandi usize umuntu hariya usobanutse ufite amafaranga urukundo mwana urukundo ni ikintu umuntu yakihigamo bigashoboka. N'abantu hano uyu mu minsi wacu aratwemera aratubwira ati ni ukuvuga ngo iyo ubyihizemo birakunda. Ubu ni ukuvuga ati amafaranga aje n'ibindi bihita bigenda biza gahoro gahoro. Ariko nanone nkibaza kera koko amafaranga ntayabagaho, kera nta mafaranga yabagaho, urwo rukundo ntabwo rwabaga ruhari. Jacques ari kumuremeza avuga ati rwabagaho, arimo aremeza atubwira yuko rwabagaho. Ese rwabagaho gute? Urukundo rwabagaho kuko ikigenza ko urukundo rwabagaho normal nimbonaga isoko kirekire cyane bakuzaniye umugeni waramwemeraga ukanamukunda. Urukundo rwabagaho sinyukana niba mwishakira twifashishije ndetse n'abantu twemera muri Bibiliya turemera tuzi neza ko Sara yagize ati umugabo wa Aburahamu yamwihanganira n'urukundo. Icyo kimenyetso cyane kigaragaza ko urukundo rwabaye kandi rukibaho n'inzira cyawo. Yenda mushiki wongere kuba ngo urugendera ku nzira cyangwa se ugendera ku mafaranga wapi kiriya ni intuzanirari ntabwo ari urukundo utandukanye. Urukundo no gushaka ibintu, hari ubushatse ibintu ntabwo bushatse urukundo kandi turabibona ntabwo bimara kabiri. Ati urukundo rw'amafaranga ntirumara kabiri. Kandi twagiye tubona ko ingo z'ukuri ziramba ubona ingo ziba ziteseka zirwa muri divorce aricyo gahunda u Rwanda rwacu rurwana narwo nabyo ni ibyo ngibyo biri hano hantu zingiye ku mafaranga ujya gushaka kuko utamukunze gushaka amafaranga ariko urukundo rw'ukuri rubaho. Ati urukundo rw'ukuri rubaho. Ese koko ibyo bintu koko tubyemere cyangwa si byo? Ariko gusa ahise aduha urugero rw'ingenzi akoresheje Sara wo muri Bibiliya. Ese ahangaha ho Miss Coco bari kubifata ate ibi bintu kuko ari kutubwira yuko amafaranga ariyo ya mbere? Ese koko tubyemere amafaranga ariyo ya mbere? Erega nanjye ntabwo mpakana ku rukundo rw'ukuri rukibaho, ariko kamemu ntabwo umuntu yagusaba urukundo. Mbese hari abantu babiri uba uri kugereranya, sibyo? Reka tubifate gutya. Ushobora kuba uturitwa n'umubyizi w'ahantu hepfo mu cyaro n'undi wenda wo mu mujyi. Ntabwo bivuze ko abantu bo mu mujyi bose baba bafite amafaranga, ariko kamemu ugomba gushaka umusirimu. Ibintu bisirimutse byose biraza. Ati iyo usirimutse byose biraza. Aba bantu rero ibi bintu tubyakire gute tubyemera? Ati iyo usirimutse byose biraza. Ese koko nibyo? Ati amafaranga azana n'urukundo. Ati ntiwashaka umunyacyaro usize umusirimu. Ibi bintu koko tubyemere? None se reka tubyemere. Erega ntabwo wagorana ngo uvuge ngo hari urukundo. None se muzabyigwa urukundo? Mani ntabwo wariye urumva n'urukundo rwabura, ibyishimo biraza tu. Kandi ibyo byose ati amavuta y'umugabo ntayamuraye ku mubiri. Amavuta y'umugabo ntayamuraye ku mubiri. Nukuvuga ati ikintu cya mbere iyo washyizemo ikintu mu nda n'urukundo rugeraho rukaza. Miss Coco none se nigute wambwira ngo urukundo ruri hariya? None se reka tuvuge ku ruhande rw'abahungu. Iyo wazana umwana w'abandi uje kumwicisha inzara ngo ni urukundo, none se mani urukundo uzarurya?
rwose nanone hari akantu nanone ko kwicisha inzara buriya inzara ijemo n'ibintu biba bikomeye inzara rero nabyo bihita bigorana ni ayitije hagati ariko buriya ntabwo ubizi mushiki wanjye buriya uvuze ngo urukundo iyo uzi ubushobozi ntabwo mbizi ntabwo murabyitiranya ese noneho iyo umuzanye ufite ibyo bintu ejo bikagenda kandi bihita bigorana twibuke yuko rero n'amafaranga ashira amafaranga arashira bari bakizifika ariko nyine iyo wakurikiye ibintu nyine utujya naho ibindi biri ntabwo rwa rukundo rukuri mu bandi ibihe byose mu bintu mu byiza kandi ari ubushake ubushobozi buraza ntabwo ari ubushobozi bushake aleluya urumva yuko rero iyo ni ingingo ifatika mwa bantu ahari ubushake n'iki n'urukundo n'ibintu byose biraza ese wa muntu wowe uri kutwumva wowe uko ubibona muri ino minsi urwo rukundo rw'ukuri ruracyabaho cyangwa abantu basigaye bakurikira imitungo tubifate gute tubyemere gute andika muri komenti tubwire ese wowe ubibona ute muri iki gihe bakurikira amafaranga ese ugende ku biri kuba hano hanze n'ibyo uyu minsi wacu arimo aratubwira koko ibyo bintu koko bibaho cyangwa birariya batubwire erega tuba dushaka no kuzamuka tuzi reality y'ibintu biri n'ubundi amafaranga kera nubwo reka mvuge gutera kera batangaga inka ariko n'ubundi uyigurishije amafaranga nibwira ko bayabonamo rero uyu munsi bari gutanga ibihari kandi n'ubundi ntabwo wakwa mani uri kabyebye nta mafaranga ufite ati muri iyo minsi kera n'ubundi batangaga inka ati n'ubundi iyo wabaga utayifite nta mugeni wabonaga ntabwo urabyumva ariko hari icyo twitaga ubwiturwa urumva yuko rero n'ubundi akantu k'ubukungu kajemo na kera iyo utabaga ufite inka nta kintu wagiraga hari icyo bita imitungo nicyo mwita urukundo no kuyitiranya kugenda ukurikira ikiri bwite no kugenda ukurikira urukundo nabivuze hari urukundo ubushobozi buraboneka sibyo ariko nanone kuva kera tugiye ibintu by'inkwano yenda sinzi bandawe dukurikiye ibintu by'inkwano kuva na kera ubona ko zigenda zitangwa kugeza n'ubu ngubu ahubwo ushobora kumbaza uti se ko kera batanga inka ubwo bakabaka amafaranga nta kintu cyahindutsemo aho nta cyahindutsemo kandi koko wibuke ko wa mugani na kera niyo wabaga udafite inka hari ukuntu wajyaga gukorera iwabo icyo twita guhakwa wamaraga imyaka ingahe imyaka iyo irindwi ukorera icyo ukorera mu gihe wakwitwara nayo kageti ikaba yanakongerwa imyaka 14 ukorera inka zisimbura izo ari gukwa ati kera warakoraga ugakorera iwabo w'umukobwa ugamije kuzahakura umugeni ariko ntabwo twabura kudashimira Mutara wa gatatu Rudahigwa Mutara wa gatatu Rudahigwa ni nayo mpamvu bamushyize mu bantu b'intwari hano mu 1954 niho yabikuriyeho neza bati yakuyeho ubuhake ntiwahagarara ariko nanone hari ikindi kibazo uri kwirengagiza wari ugiye kumbaza bamufashe tuse kuva kera kugeza n'ubu imitangire y'inkwano yarahindutse ntabwo yahindutse hano kuvuga ngo ngubu basiga ku mafaranga ngubu kuko biragoye ntabwo bigoye ntaho bitandukanye cyane ko byahinduye uburyo bikorwamo kabisa urumva ko abasore bacu bafite gahunda mwa bakobwa mwe muri hano hanze mudukurikiye murumva yuko rwose baba bafite gahunda baravuga ati guko ntibigoye ati ikintu cya mbere ni ubushake iyo ubushake bwaje n'ubushobozi bugira bute buraza ntabwo uhereye kera ndize ashidikanya muzi neza ko wagiye ngubu ntetse kumva story ngo y'Urusizi ugiye gukora muraciririkanye na kera mwaraciririkanye nese nabwo nyine kuvuga ngo ni inka zingahe ngo ni 150 mukajya mu biciro ubu rero mujya muri miliyoni mugaciririkanye urumva yuko mwe abantu biba bitoroshye niba bahita bajya mu biciro urumva yuko rwose ibintu biba bitoroshye ese wowe dukurikiye wowe uri kutubona ese aha hanze uri kubona ibintu byifashe bite ese wowe ku kigendanye n'inkwano Claudine ugifata gute ikintu kigendanye n'inkwano zo muri iyi minsi uzigereranyije n'iza kera erega nabivuze haruguru n'ubundi intore z'iyi minsi abenshi simvuze ko hari n'abadatanga inka pe harimo bazitanga ariko nyine ubu ngubu umutipe asigaye ashakisha amafaranga akavuga ati reka nkureho dukeya nk'ababyeyi agashimwe natwe tugira ko dusigarana ariko se uzatanga reka wenda mvuge ngo uguze inka sibyo urayitanze uragenda mwicare mu rugo nta n'uduceri mufite muzabaho mute iwanjye se muzasubira inyuma bavuge ngo yazanye inka reka tubatunge ntabwo
ntabwo bishoboka. ubwo birumvikana rero wa muntu tubwire muri komenti turaza kureba tubwire muri komenti gahunda ni share comment and subscribe kuri David ati gahunda ni subscribe mwabavandimwe mwe subscribe ugakora share ariko mwabantu mwe umwanzuro twafata cyangwa se uko tubibona ni ukuvuga ati ibintu biba biri hanze ubikurikije wowe ubwawe ugomba kwimenya ukagira ibintu ukora byawe utitaye ku biri hano hanze. Ngira ngo nta kindi turi kongeraho, ndumva nta kindi igihari ni ukumenya wowe n'icyo ushaka, ukamenya niba ushaka ibintu by'igihe kirekire ntabwo ushaka urukundo, niba ushaka kuryoshya niba ushaka imitungo cyangwa byumva ni umwanzuro wanjye. ni umwanzuro ukamenya aho nta cyahindutsemo. kandi koko wibuke ko wa mugani na kera niyo wabaga udafite inka hari ukuntu wajyaga gukorera iwabo mu cyo twita guhakwa maraga imyaka ingahe, imyaka 7 ukorera iki ukorera umugeni wakwitwara nayo kageti ikaba yanakongerwa imyaka 14 ukorera inka zisimbura iki zisimbuye zo ari gukwa. ati kera warakoraga ugakorera iwabo w'umukobwa ugamije kuzahakura umugeni. ako ntabwo twabura kudashimira Mutara wa gatatu Rudahigwa. Mutara wa gatatu Rudahigwa bituhaki. Mutara wa gatatu Rudahigwa ni nayo mpamvu bamushyize mu bantu b'intwari hano mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane niho yabikuriyeho neza bati yakuyeho ubuhagarare, yakuyeho ubuhake ubuhagarare. ariko nanone hari iki kibazo uri kwirengagiza wari ugiye kumbaza bamufashe tuse kuva kera kugeza n'ubu imitangire y'inkwano yarahindutse. ntabwo yahindutse, abandi bavuga ngo ubu basiga ku mafaranga ngo ubu uko biragoye. ntabwo bigoye ni ntaho bitandukanye cyane ko byahinduye uburyo bikorwamo. kabisa urumva ko abasore bacu bafite gahunda, mwa bakobwa mwe muri hano hanze mudukurikiye murumva yuko rwose baba bafite gahunda, baravuga ati gukwa ntibigoye, ati ikintu cya mbere ni ubushake, iyo ubushake bwaje n'ubushobozi bugira bute buraza. kuko ndamuhereye kera ndize gushidikanya muzi neza ko ajya mu ngubu mensi kumva story ngo y'Urusizi ugiye gukora muraciririkanye na kera mwaraciririkanye nise nabwo nyine bavuga ngo ni inka zingahe ngo ni 150 mukajya mu biciro ubu rero mujya muri miliyoni mugaciririkanye. urumva yuko mwa bantu biba bitoroshye, niba bahita bajya mu biciro urumva yuko rwose ibintu biba bitoroshye. ese wowe dukurikiye wowe uri kutubona, ese aha hanze uri kubona ibintu byifashe bite? ese wowe ku kigendanye n'inkwano Claudine ubigifata gute, ikintu kigendanye n'inkwano zo muri iyi minsi uzigeranyije n'iza kera? erega nabivuze haruguru n'ubundi intwaro z'iyi minsi abenshi simvuze ko hari n'abadatanga inka pe, harimo bazitanga, ariko nyine ubu ngubu umutipe asigaye ashakisha amafaranga akavuga ati reka nkureho dukeya nk'ababyeyi agashimwe natwe tugira ko dusigarana. ariko se uzatanga, reka wenda mvuge ngo uguze inka sibyo, urayitanze uragenda mwicare mu rugo nta n'uduceri mufite muzabaho mute.